Yesu ashimwe. muri makeya Tubanje gushimira Imana cyane kubera ko umubyeyi wacu nyine yatashye ntabwo yapfuye yasinziriye. twakoze kuvuga cyane ko ndetse atarashaje ahubwo yarakuze. Ibikuze rero bigira bite? Birasarurwa ntimutinye, ahubwo mureke mumfashe duhe Imana icyubahiro tuyikomera amashyi menshi cyane. Imana yagize neza rero kuri uyu munsi kubera ko yamucyuye kandi turabyizeye. Muri magufi rero umukecuru yari aho ngaho, yari amaze igihe kirekire cyane tutaza kuvuga imyaka miremire ari aho ngaho. Igihe kenshi na kenshi navuga ko atarwaye, ahubwo navuga ko ari ukubera ari mu zabukuru. Muri makeya rero twabanye iminsi itandukanye, cyane cyane umugabo wo kubihamya navuga ngo uyu mugabo n'uyu mubyeyi Imana kandi bahimigisha. Ubwo rero muri magufi ejo niho yageze igihe cyo gutaha, ariko twaganiraga yewe no ku cyayi yanywagaho no kujya yajyaga nta kibazo yari afite. Umunsi w'ejo rero arangiza urugendo, ntawavuga ibigwi byiwe. Mu by'ukuri icyo twizera ni uko tubazaga kumusura kwa buri kuvuga Imana. Yavugaga Imana kuko yavugaga yari afite amateka maremare cyane, ndetse yaturushaga no kureba. Ikindi atari afite, ntiyari afite ubushobozi bwo guhaguruka, ariko ibindi byo yarebaga. No mu mateka nawe byatubwiraga yavugaga ibintu, ariko ugasanga ari kugenda avuga ibintu bijyanye n'Imana, atari ukuvuga ngo nuko ari umubyeyi wacu banza n'undi muntu wese wagiye ahagera ntiyabuze kumubwira ku ijambo ry'Imana. Muri magufi rero agiye neza, tukaba tubishimira Imana, atashye neza. Natwe rero nk'umuryango icyo navuga tutavuze amagambo menshi cyane, navuga ngo turabashimiye abaje hano, kandi kuba mwaje ni ikigaragara ko mugeze mute mu mukunzi. Ahubwo nguko twaze turirimba tukoma amashyi, ntekereza ko no mu misango iza kuboneka ataza kuboneka umuntu wigunga yajya akoma amashyi, kubera ko kuyakoma ni mu munezero ntawubabaye. Nubwo umuntu yaza kugira akantu ko nyine abakuru baravuze ko twava nk'umwe twashira ko ntabwo tushira. Wari umugani cyangwa se ikisakuzo cy'abakera, ariko mu by'ukuri uko yagiye turabishimira Imana, kubera ko agiye mu gihe ataturuhije cyane, kandi mu gihe Imana imucyuye. Turabashimira asigaye mugira Imana n'abavandimwe. Innocent murakoze. Nanjye mpagaze hano mbashimira muri rusange, haba umuryango wacu, haba inshuti za hafi, haba iza kure. Mpagaze imbere yanyu mbashimira. Ikiduteranyije hano ni urupfu rw'umubyeyi wacu. Si n'urupfu ni ugusinzira, kuko yatabarutse kandi yatabarutse neza, yari akuze. Igihe cyari iki ngiki kugira ngo asange umuremyi. Ibyo rero numva twabishimira Imana, kuko ubuzima bwiwe ntabwo bwabaye bubi, ntabwo yakenyutse. Twese twari tumuzi, igihe kiwe cyari iki, kandi twese turabizi ko abaho igihe cyo kuvuka hakabaho n'igihe cyo gutaha. Umukecuru wacu rero yaranzwe n'ibintu byinshi bitandukanye, abenshi bari baturanye barabizi. Yaranzwe no gusenga, ari umukecuru ukunda gusenga. Aho yari atuye mu Kagabiro, aho yasengeraga murabizi, abo mwasenganye mwakoranye umurimo haruguru ku Batista murabizi. Yaranzwe no gukunda gusenga. Umukecuru wacu yaranzwe n'urukundo, haba mu buzukuru be, haba mu bana be,
haba mu nshuti za hafi n'iza kure. Benshi baramuganaga nk'abana be, akadufata neza, akaduha ku byo afite. Ntabwo aranzwe n'umururumba, ahubwo aranzwe n'urukundo, adufata nk'abana muri rusange. Ndabyibuka benshi hari impano mumuziho yo gukanda abavunitse. Hari abo muri twe ndahamya ko hari abatanga ubuhamya nkanjye, ntabwo yigeze nkanda, ariko hari abo njye nabonye yakanze arakira baramushima. Icyo rero ni ikintu kizaguma mu mitima yacu, hagati yacu muri twe, ndetse n'abandi batari hano barabizi ko uwo mukecuru ari ikintu cyagiye kimugaragara. Nk'abuzukuru biwe, nkanjye wahagurutse mvugira abuzukuru biwe, turashima uburyo twabanyemo mu gihe cyose mu buzima bwiwe, uko yatubereye umubyeyi mwiza, akatubyarira ababyeyi beza, kuko uko duhagaze, imbuto nziza dufite, izo ababyeyi bacu bafite bazikuye umukecuru wacu, umuryango wacu dukomokaho. Hari byinshi rero twamwibukiraho, hari byinshi twamuvugaho nk'abantu mwabanye nawe mu burwayi bwiwe, arinze ataha akiri umukristo, azi gusenga, akunda abantu. Ni byinshi namuvugaho, ntabwo njye nabirangiza, kuko ndabizi najyaga mva ku ishuri agahita amenya ko nshonje, agahita amenya ko umwana niba avuye ku ishuri ashonje. Rero turababaye mu mitima yacu kubwo kumubura, kandi twari tukimukeneye. Agahinda ni kenshi kuko twamwitabaje mu bihe bikomeye, aradutabara. Icyo navuga gisumba ikindi ni uko twese twamusabira umugisha aho agiye, imirimo myiza yamuranze izakomeze imuherekeze. Nk'umuryango, nk'abavandimwe, nk'inshuti zacu, twese basabye gukomera kandi twibuka ibyiza utuvuyemo yadukoreye, kugira ngo natwe tuzabikorere abandi. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Haleluya. Amen, amen. Yesu nashimwe. Nk'uko twakabivuze cyangwa se bahereye batubaziza ku muryango, ni ukuvuga ngo uyu mubyeyi wacu, uyu Ntirwimura Roza, njyewe navuga ko ari nk'umudamu wanjye, kuko yari umudamu wa mubyara wanjye. Ubu rero ni ukuvuga ngo yaranzwe no kwitonda, ntawe batonganaga. Icyo tugiye kubabwira nanone, no mu itorero yagenze neza, ari nayo mpamvu twakoze ubu bukwe hano. Ni ibidasanzwe kandi ababikorerwa ni bake. Niyo mpamvu rero binagaragarira buri wese ko yakwiye kuba ayoboka inzira y'Imana, kugira ngo aherekezwe neza, kuko imirimo twakoze ari izaduherekeza. Uyu umuryango wa Ntirwimura Roza yavutse ku itariki 6 z'ukwa kabiri 1925. Ni ukuvuga ngo afite imyaka 98. Ntabwo yapfuye, arasinziriye kuko twari tubivuga. Hatwe twebwe ntabwo tuzayigeraho. Imana ishimwe cyane rero, kuko yari yamuhaye igihe cyo kubaho no kurama, kandi hariho igihe cyo kubaho n'igihe cyo gusaza cyangwa se no gupfa. Roza uyu nguyu yabatijwe 1986, yari afite imyaka 37, ari umukristo. Ntabwo yahwemye mu gusenga, nubwo yagize intege nkeya. Twaramusuye aho yazaga, nibwo twatangaga igaburo, twanamuzaniraga no mu rugo, kuko ari umukristo wacu. Yabaye aho ngaho rero, amaze kubatizwa, tumugirira n'ikizere mu itorero, ahabwa ubudiyakoni yakoze mu gihe cy'imanda 2. Ubwo imirimo yakoraga rero yakoze neza, agenda neza. Na n'uyu munsi nubwo twahageraga,
ntabwo wumvaga ikintu cyamaga mu kanwa n'Imana, kuko yihaye Imana nta bindi bindi ko azasazira muri Kristo, kandi ijambo ry'Imana avuga ngo hahirwa uzapfira mu Mwami Yesu. Imana ishimwe cyane. Ntabwo yapfuye rero, ahubwo arasinziriye, kuko impanda ya Kristo nivuga azakanguka. Yashakanye na Mugemana Leonidas, ariko nawe yaje kwimurwa mu mubiri, agasigara ahangaha, asigarana abana bari babyaye abana bahungu 7 n'abakobwa 3, ubwo bari 10. Akaba yari afite abuzukuru 49, abuzukuruza 92, ubuvivi 10. Akaba afite umuryango wose asize aho, yari afite yamaze kugiramo ni161. Rero ntabwo ahubwo ni impundu zivuga ni impundu. Umuntu ni umugeni atashye ari umugeni, kandi buryo umugeni yashingiwe impundu ziravuga n'amashyi agakoma, kereka ko ari umugeni niwe bagendanye muri ibyo. Ibyo niyo amateka rero yaranze uyu mubyeyi wacu. Twavuga duti Imana imuhira ubukodeshe. Ubw'ibyo ngibyo rero amateka yamuranze nayo. Mu baturanyi be ntawe yigeze abwira nabi, yewe n'umuturanyi ntawe yabwiraga nabi. Ni umuntu yahoraga yitonda kandi yigengesera, agenda asenga Imana kuko ikwiriye. Imana ikomeze kumurinda kandi muhe ihuko ridashira. Ayo mateka y'umubyeyi wacu kadusezeregera Imana. Mwabyibwirije kuko ndi kumva ibya bamwe batekerezaga ko ari umubabaro, ahubwo numva ari ibyishimo. Abantu bafite imyaka 98 bari hano muzamura. Rero niyo mpamvu hakwiye kubaho gushimira Imana, kuko hano turateranye mu ngeri zose. Harimo abagize amahirwe yo kuba barashinze ingo bakaba barabyaye, harimo n'abatari babyara. Ubwo nyine urumva ko iyo myaka ntabwo mbonye bayifite, si byose. Ariko kubera icyo Imana yatuvuzeho, ntabwo nzi iyo tuzagira. Ariko nanone urupfu ni ikintu gitera agahinda n'umubabaro ku bantu bose. Mu gihe cyose bumvise inkuru y'umuntu wapfuye bafitanye isano cyangwa se bari basanzwe bazi. Ariko nanone twibuke ko urupfu ari ngombwa kuri buri wese. Ibyo ngibyo tugomba kubyibuka, kandi twamara kubyibuka tugatekereza igihe turangije, ariko twibaza ngo isi igisigaye cyo kimeze gite. Iyo witegereje muri ubu buzima bwo kuri iyi si, ubona abantu beza, abantu baciye bugufi, nibo banyura muri iyi nzira bagahita bihuta bakagenda. Ariko gica ku musozi ntaho yajya. Ariko ibingibi ndi gushaka kubivugira ngo natwe dutekereze, twishime, tunezerwe. Niba kugera aho tugereye ubu ngubu imirimo yacu iri kugenda neza, habaho kubaho nko kwisinzirira. Twebwe twakomeje gukurikira amakuru y'uyu nyakwigendera guhera ejo. Yatashye nk'uko abakiranutsi bataha. Ntabwo habayeho bya bindi muzi bigenda bibaho, ntabwo byabaye. Kandi twagiye tumugenderera ahangaha. Yewe nari mpageze nk'inshuro nkeya kuko ndi wo mu kandi karere, ariko nageze ahangaha atangira kuganiriza abantu ngo se uri pasiteri wagarutse hano. Ubwo rero icyo dutekereza cyo, Imana iri ku ngoma, kandi
yaturemye dukunze. Reka uyu mwanya ukurikiyeho tuwuhe abaririmbyi baririmbe indirimbo imwe, ariko twumvise ko uyu muryango uyu munyakwigendera asize ari munini, baratuzanira n'igiseke tube turema akantu gatoya ko gushyira muri icyo giseke, kuko twebwe tukiriho, si byose uko ubushobozi bw'umuntu bungana. Iyo ndirimbo irarangira, tubabwira ikindi gikurikiraho. Murakoze. Umugeni Mesiya agiye kuruhuka imiruho n'imihate. Mesiya agiye kuruhuka imiruho n'imihate. Uyu munsi twihangane, agiye kuruhuka imiruho n'imihate. Mesiya agiye kuruhuka imiruho n'imihate. Umugeni Mesiya agiye kuruhuka imiruho n'imihate. You
imana ihereza umugisha bano baririmbyi, imana izatwambika amakamba. Umwanya